Nshuti bakundwa bene data, dusangiye gucungurwa n'amaraso ya Yesu Kristo, namwe nshuti zanjye muri mu mpande zitandukanye, ndabasuhuje amahoro y'Imana nabane namwe. Amazina nitwa Kwizera Joshua. Uyu munsi muri aya masaha nishimiye gusangira namwe ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ibyo kurya byera kandi bitunga ubugingo. Twebwe ab'iki gihe dukeneye ijambo ry'Imana. Datinze turaza kuganira ku ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Turasoma ibice byaho 9, turasoma ku murongo wa 6 tugeze, turaza kugeza ku murongo waho wa 20. Hanyuma turaza gutaruka dusome ku bice byaho 10, ku murongo wa 11 tugeze ku wa 21. Iyi message ndakwinginze kugira ngo wowe udukurikira hano ku Nzira y'Ukuri Rwanda nawe ukuremo yawe message. Ijambo ry'Imana riba rifite intego yo gukiza no kurokora ubugingo bwacu mu maboko y'umwanzi Satani. Imana iguha umugisha wowe utwumva, kandi ndakwifuriza ko wabona umugisha w'Imana ukabona gukira binyuze mu ijambo ry'Imana. Kandi wowe utarakora subscribe, utarakora like cyangwa se comment kugira ngo ukurikirane ubutumwa bwiza bunyura hano kuri iyi channel, wabikora kugira ngo tubashe kumenya aho muri hose, tubashe kubamenya inshuti zacu, cyangwa se namwe mwese ababasha kudukurikirana. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana, umutwe w'ijambo uravuga ngo Yesu akiza uwavutse ari impumyi. Mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice bya 9 umurongo waho wa 6 tugeze ku murongo waho wa 20. Amaze kuvuga atyo acira amacandwe hasi, ayatobesha kondo, akamusiga ku maso. Aramubwira ati, genda wiyuhagire mu kidendezi cy'i Silowamu, asobanurwa ngo naratumye. Nuko aragenda ariyuhagira, agaruka ahumanutse cyangwa se ahumutse. Abaturanyi be n'abamubonaga kera ahora asabiriza barabazanya bati, uyu si we wicaraga asabiriza? Bamwe bati si we, abandi bati si we, icyakora asa nawe. Nawe arabasubiza ati, ni njye. Baramubaza bati, mbese wahumutse ute? Haleluya. Arabasubiza ati, wa muntu witwa Yesu yatobye akondo akansiga ku maso, arambwira ati, jya i Silowamu wiyuhagire. Nuko aragenda, nuko ndagenda ndiyuhagira ndahumuka. Mana ishimwe cyane. Nawe uhumuka ukimara kumva iri jambo byari biguhumye, bituma utabona ibyiza, bituma utabona kugira neza kw'Imana, uhumuke. Baramubaza bati, ari hehe? Nawe arababwira ati, simbizi. Uwari impumyi bamushyira abafarisayo, kandi ubwo hari ku munsi w'isabato, ubwo Yesu yatobeyemo akondo akamuhumura. Nuko abafarisayo bo bongera kumubaza uko yahumutse. Arababwira ati, yansize akondo ku maso, ntihagira ndiyuhagira ndahumuka. Bamwe mu bafarisayo baravuga bati, uwo muntu si uw'Imana kuko ataziririza isabato. Abandi bati, umunyabyaha yabasha ate gukora ibimenyetso bingana bityo?
baramupfa. Nuko bongera kubaza uwari impumyi bati, ku bwawe umuvugaho iki ubwo yaguhumuye? Ati, ni umuhanuzi. Ariko Abayuda ntibemera yuko yari impumyi agahumuka kugeza aho bamariye guhamagara ababyeyi b'uwahumutse. Barababaza bati, uyu mwana ni uwanyu? Muvuga ko yahumutse ari impumyi? None yahumuwe n'iki? 20. Ababyeyi be barabasubiza bati, tuzi yuko uyu ari umwana wacu kandi yavutse ari impumyi. Reka dukomeze na 21. None arareba, ariko igituma areba ntitukizi, kandi n'uwamuhumuye ntitumuzi. Nimumwibarize, nawe ni umugabo mukuru arivugira. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane, ndafashijwe. Bati nimumwibarize, nawe ni umugabo arivugira. Ahangaha turimo turavuga ku wavutse ari impumyi atabona. Reka dusome na rino jambo nanone dutaruke ku murongo wa 10, ibice bya 10 umurongo wa 11 tugeze ku 21. Ninjye mwungeri mwiza, umwungeri mwiza apfira intama ze, ariko uragirira ibihembo atari umwungeri uragirira ibihembo utari umwungeri bwite, kandi n'intama atarize, iyo abonye isega rije asiga intama agahunga, isega rikazitatanya. Haleluya. Isega rikazitatanya, kuko ari uw'ibihembo, arahunga ntiyite ku ntama. Ninjye mwungeri mwiza, kandi menya intama zanjye, izanjye zikamenya, nk'uko data amenya, nanjye nkamumenya, kandi apfira intama zanjye. Mfite n'izindi ntama zitari izo muri uru rugo, nazo nkwiriye kuzizana, zizumva ijwi ryanjye, kandi zizaba umukumbi umwe, zigire umwungeri umwe. Gituma data nkunda, nuko ntanga ubugingo bwanjye ngo mbusubirane. Ntawubunyaka, ahubwo butanga, kandi nshobora kubusubirana, kuko iryo ari ryo tegeko nategetswe na data. 19. Abayuda bongera kumupfa ku bw'ayo magambo. Benshi muri bo baravuga bati, afite dayimoni kandi yasaze. Baramwumvira iki? Abandi bati, ayo magambo si ay'utewe na dayimoni. Mbese dayimoni yabasha nte guhumura impumyi? Imana ishimwe cyane, ndafashijwe. Reka dusenge Imana. Bana, mu izina rya Yesu Kristo turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye kuri umugira neza, uradukunda, uzi imiyicarire yacu, uzi imigenderere yacu. Ariko iri jambo ryawe dufatanyije n'abagiye kuryumva, bagiye gukurikira uyu mwanya, nyemerere twese duhabwe umugisha nawe, kandi iri jambo ryawe rihindure byinshi mu buzima bwacu, ubugingo bwacu bwongere busubirane, bwongere bukomere kubw'ijambo ryawe. Bana natwe rero muri uyu mwanya, kandi urushaho kudufasha no kudukomeza, mu izina ryawe ryera mbisabye nizeye, amen. Murakoze cyane. Aha tuganiriye ku ijambo ry'Imana, dusomye ku muntu Yesu yasanze ari impumyi.
Ikindi kandi twumvishe n'umwungeri mwiza ubasha gupfira intama ze. Haleluya, haleluya, Imana ishimwe cyane. Twabonye ko Yesu Kristo ari we Jambo, umwana w'Imana, umwana w'Imana, umwana w'intama w'Imana, kandi ko ari we mucyo w'isi. Yesu wenyine ni wavuze ko ari we mucyo w'isi. Yaravuze ngo ndi umucyo w'isi. Imana ishimwe cyane. Wowe ukurikiye ijambo ry'Imana uyu munsi wa none, ukwiriye kuba umucyo w'isi, kuko Yesu nawe ari umucyo w'isi. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo ikibyarwa n'umwuka ni umwuka, n'ikibyarwa n'umubiri ni umubiri. Imana ishimwe cyane. Ngo Yesu ahura ngo n'umuntu ngo wavutse ari impumyi. Imana ishimwe cyane. Umuntu wavutse ari impumyi ni ikigereranyo cy'umuntu utazi icyo ari cyo. Kandi urebye uyu muntu wavutse ari impumyi, mu yandi magambo yerekanye, ni ikintu cyerekana ko ni ikintu cy'ukuri, kandi uyu muntu ntashobora no kubona icyubahiro cy'Imana. Uyu muntu rero akeneye urumuri, akeneye kugira ngo uru rumuri rwe rwamuyobora kuri Data, amenye ukuri, ahumuke, abashe kureba. Imana ishimwe cyane. Afashijwe n'ukuri kose. Yesu yakijije umuntu wavutse ari impumyi ku munsi w'isabato. Abafarisayo bagira ikibazo gikomeye, ati ni gute akiza umuntu ku munsi w'isabato? Maze icyo gikorwa gituma abafarisayo ngo barushaho kumwanga. Abafarisayo barushaho kumwanga, baravuga ati uyu muntu koko usobanya n'amategeko ya Mose. Ariko icyo gitangaza cyo guhumuka k'uwo muntu wavutse ari impumyi ngo cyatumye ahita ahinduka umuntu w'Imana. Ni ukuvuga ngo mu yandi magambo, iyo uhumutse, iyo umaze kureba, iyo uhuye na Yesu akaguhumura, uba ubaye umwana w'Imana, uhindutse umuntu w'Imana. Imana ishimwe cyane. Nawe uyu wari impumyi amenya neza ko Yesu Kristo amukijije, kandi ko ari umwana w'Imana koko. Nyuma ngo agenda abyamamaza hose, ngo abafarisayo ko bari barabaye impumyi kubera ibyaha byabo, ngo bahita ngo bamwirukana mu rusengero. Birababaje cyane, birababaje cyane. Abo bafarisayo sinzi igihe bari kuzamenyera Kristo, bahise bamwirukana. Ntibashimishijwe n'ibitangaza akoze, ntibashimishijwe n'uko akiza abarwayi, ntibakije n'uko amukijije ubuhumyi, ahubwo ngo bahita ngo bamwirukana mu rusengero. Imana idutabare cyane. Sinzi ubuhumyi ufite, sinzi uko uhagaze, ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo iyo ufite ibyaha, iyo utarakira Kristo nk'umwami n'umukiza, ngo mwemere ngo agenge ubugingo bwawe, ayobore umubiri wawe, uba uri impumyi. Ibyaha byawe, ijambo ry'Imana ritweretse ko ibyaha byawe cyangwa se kuba utarihana umeze nk'impumyi, nturamurikirwa n'urumuri rwa Kristo. Ndakwinginze kugira ngo tuze gusengana Imana igukize ubuhumyi bwawe. Hanyuma twasomye ijambo ry'Imana mu bice bya 10 ku murongo waho wa 26 kugeza kuri 21. Twasomye ijambo ry'Imana tubwira ko Yesu ari we mwungeri mwiza upfira intama ze. Aha ngaha dufite ikigereranyo, dufite ibigereranyo byinshi cyane, ariko byose bikaba byerekana umuntu n'igikorwa cy'umukiza wacu Yesu Kristo. Ngo Yesu Kristo niwe mushumba mwiza, niko yivugira. Yohana yamusobanuye neza, amugaragaza ko ari umushumba mwiza w'indahemuka, umushumba udakorera ibihembo, umushumba ufitiye intama ze urukundo, uzifitiye akamaro, uzifitiye urukundo rwinshi cyane, ngo rutuma yemera kuzitangira igitambo gikomeye cyane. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Mwungeri mwiza apfira intama ze, mwungeri mwiza arazitangira. Uyabambwe ku musaraba azira ibyaha byacu, Data aramukunda kuko yadupfiriye.
uyu munsi wa none we wamaze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, ubu ngubu Yesu yabaye umwungeri wawe, ntacyo waba. Kandi niba wavuze ngo intama zanjye zamaze kugera mu biganza byanjye, ngo nta muntu n'umwe uzigera yazivuvunura mu kiganza cyanjye. Imana ishimwe cyane, wowe nyumva zamura ibiganza tuyihereze icyubahiro, kuko turi intama za Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane, ndumva mfashijwe kandi ndumva nkomeje kuba mu mwanya mwiza ngo tujye tuganira ijambo ry'Imana. Ese uri intama ya Kristo? Ese urumva aho uhagaze wakwishyira mu uwuhe mwanya? Ariko intama ni abemera Yesu Kristo bose. Imana ishimwe cyane. Ukomeje gusoma hariya mu ijambo ry'Imana, ukomeje gusoma kiriya gice cya 9, niho ubona ko hari n'ibisambo cyangwa se mu yandi magambo nk'abajura. Yaravuze ngo winjira mu rugo rw'intama atanyuze kuri nyir'intama, uwo ni umujura. Atanyuze ku mwungeri w'intama, uwo ni umujura. Haleluya. Niyo mpamvu ukomeje kiriya gice usomamo nuko hariho n'abajura bashobora kwinjira mu rugo rw'intama batanyuze kuri nyirazo, ngo abo ni abajura. Abo ni ba bandi ngo bagenda biha ububasha kuri rubanda bishakira inyungu zabo bwite. Imana idutabare cyane, kandi abo tubana nabo, dukorana nabo, duturanye nabo, bashobora kwiha ububasha ku ntama batanyuze kuri nyirazo. Imana idugirire neza. Sinzi ahantu usengera ari hantu ki, sinzi ahantu ukorera ari hantu ki, ariko nyir'intama ni Kristo. Nta bubasha umuntu ashobora kugera kuri nyir'intama atanyuze kuri Kristo. Aho rero dufite ikigereranyo kigaragara mu bafarisayo ndetse no ku bandi batware ba rubanda. Urukundo rukomeye rw'umukiza wacu rwita kuri bose abo yaje gushaka no gukiza. Imana ishimwe cyane. Kandi no mu murimo we hano ku isi, inyuma y'urupfu rwe n'izuka rye, ibyo ntibireba gusa ubwoko bw'Abisirayeli, ariko bureba isi yose. Uyu munsi nawe burakureba. Ubu butumwa ntabwo bureba Abisirayeli, nawe burakureba. Ubu butumwa ntabwo bureba aba batubanjirije. Uyu munsi ijambo ry'Imana ni wowe ribwira, ni njye ribwira, kugira ngo ubashe kubona umugisha w'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu wacu ni umucyo w'isi. Yesu wacu ni umucyo w'isi. Iryo jambo twabonye. Kandi uwo mucyo w'isi uwo waviriye arahumuka. Wari impumyi arahumuka, utarebaga akareba, wari umunyabyaha akababarirwa. Imana ishimwe cyane. Mbese uri intama y'umwami? Ndavugana nawe unkurikiye. Mbese uri intama y'umwami? Uravuga ati intama zanjye zumva ijwi ryanjye, nanjye ndazizi. Uko niko Yesu avuga. Intama zanjye zumva ijwi ryanjye, ngo kandi nanjye ndazizi. Yavuze ijambo rikomeye ngo kandi ngo zirankurikira, ngo kandi zirankurikira, ngo nanjye nziha ubugingo buhoraho, kandi ntizizarimbuka na hato iteka ryose. Aho Yesu yavugaga intama ziwe ntabwo zizarimbuka iteka ryose, kuko ziri mu kiganza cyiwe. Haleluya. Ziri mu kiganza cyiwe. Kandi yavuze ngo ntawe uzazivuvunura mu kuboko kwe, mu kuboko kwa Kristo. Intama za Yesu, abumva ijambo ry'Imana, abakire Kristo nk'umwami n'umukiza, abo ni intama za Kristo. Imana ishimwe cyane. Iri jambo ni wowe ribwira, wowe wagize umugisha wo gufungura kuri iyi channel ukadukurikirana. Iri jambo ni iryawe. Mbese uhagaze gute? Waba warasambanye? Waba waribye? Waba utubahaga Imana? Wabaga utarakira Kristo nk'umwami n'umukiza?
ijambo rirakwereka ko uri impumyi, rirakwereka ko ukwiye kuza mu ntama za Kristo, ukaba mu rugo rw'intama, ukaba mu rugo rw'umwungeri. Haleluya! Akagushyira mu biganza byiwe, ntawe uzabasha kukuvuvunura mu kiganza cye. Yohana ibice 10 umurongo wa 41 kugeza kuri 42. Abantu benshi uze kubasoma neza, abantu benshi baza aho ari, ngo benshi bamwizererayo, nuko barangije nabo barakira, babona ubugingo. Imana ishimwe cyane. Nawe ukwiriye gufata umwanzuro ukizera Kristo nk'umwami n'umukiza, ukababarirwa ibyaha byawe, nawe ukaba umwe mu ntama za Kristo. Ni mwebwe ijambo ry'Imana riri kubaza, uramwizera? Wemeye kwizera Kristo? Wemeye kumwakira nk'umwami n'umukiza? Imana ikugirire neza. Kadusengane muri aya magambo. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, ubwoko bwawe bumvishije ijambo ry'Imana, aho bari bahagaze basanze batari mu mwanya mwiza, basanze bakwiriye gufata umwanzuro, bari baratanye baratatanye, ariko bashaka guhumuka, bashaka kureba, bashaka kumurikirwa n'umucyo wawe. Mu izina rya Yesu Kristo, bashaka kwinjira mu rugo rwawe, bakaba intama mu zindi. Nyemerere nabo ukagenga ubugingo bwabo ndetse n'ubuzima bwabo, mbese ukabatwara ukabakomeza, kuko tubonye ko wavuze ko intama zawe izo washyize mu kiganza cyawe nawe uzazivuvunuramo. Bambika imbaraga rero kandi ubashoboze, bafashe intambwe nziza, bafashe icyemezo cyiza. Nyemerera Mwami, bagirire neza kandi ubiteho, babone imbaraga zawe, babone umugisha wawe. Byari byaranze kwemera, uyu munsi bakimara kukwakira, bakimara guhinduka, bikunde, byemere gukura Imana. Senze nize kubyumvishe mu izina rya Kristo umwami wacu, amen. Ndabashimiye cyane. Imana yo mu ijuru bahereze umugisha. Mwari kumwe nanjye Kwizera Joshua, amen.